with the word of the Lord. Allow me with your hands to welcome Pastor Sarah. Mana yacu mu izina rya Yesu, dusengeye umushakazi wawe ugiye kuvugana n'imitima itandukanye. Nzi yuko mwami Imana wamuhaye ijambo dukeneye. Ndasenze kugira ngo umukozi kara ku munwa ntaba ari we ahubwo Kristo uvugane n'imitima yacu. Turaheza imbaraga mbi z'umwijima, imyuka ya kirogoya yo kurangara, yo kuganira, yo gusinzira itsindwe mu izina rya Yesu. Reka ubwami bwawe buganze hano hantu kugira ngo twese dutahe twahindutse. Urakoze Kristo, aya mashina yawe mu izina rya Yesu, amen. Kambasabe mwiyicarire. Bamaze gusengera ijambo, turakomeje. Yesu ashimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Mbashuje mu izina rya Yesu. Nishimiye kubana namwe. Harimo abantu benshi tutabanye muri iyi minsi y'imibyizi. Nitwa Umutesi Sarah, ndi umwana w'Imana isumba byose. Nishimira cyane gukora umurimo w'Imana ariyo data. Yesu nashimwe cyane. Amina. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo rero, nibiba ngombwa nshobora kuza kunyuza mu buhamya bukeya, ariko tugiye kuganira ku mutwe w'amagambo turimo dushingiyeho. Bampaye umutwe uvuga ku ijambo rigendanye no kwimuka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Ijambo dusanga mu bice bibiri byo gutegekwa kwa kabiri, n'umurongo waho wa kabiri. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Havuga kugira gute? Kwimuka. Imana yacu nishimwe cyane. Twayagandiriyeho kuwa kangahe? Kuwa gatanu abari bahari. Yesu nashimwe. Ariko twaravuze ngo kugira ngo umuntu yimuke abashe kurenga urugabano nuko hari ibipfa. Hari iki? Hari ibigomba gupfa. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Birashoboka kushobora kwimuka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ukimuka ariko ntubashe kurenga iki? Ntubashe kurenga urugabano. Imana yacu nihimbazwe cyane. Haleluya. Hakagira ikintu kikubuza kurenga, hakagira ikintu kikubuza gutambuka, hakagira ikintu kikubuza gushingira. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Ugakomeza wizengurukaho utabasha kurenga urugabano. Bisaba kugira ngo hagire ibipfa, nibimara gupfa ubone uburenganzira bwo kurenga urugabano. Imana yacu nishimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Kuba turi hano hari uwapfuye. Yesu nashimwe cyane. Kuba turiho twidegembya gutya hari uwapfuye. Imana yacu nishimwe cyane. Kuba turiho kwimuka bikemera tukava ku rwego tukajya ku rundi nuko hari uwapfuye. Imana yacu nishimwe. Kugira ngo abana ba Isirayeli bave muri Egiputa bambuka inyanja itukura, hari abapfuye. Hapfuye abana b'imfura, hapfu uburiza bw'amatungo. Abisirayeli bararekurwa baragenda. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Hari ibigomba gupfa kugira ngo natwe tugire dute? Tubashe kurenga urugabano. Kuko kwimuka ko twakwimuka, ariko dushobora kutarenga iki? Dushobora kutarenga urugabano. Imana yacu nihimbazwe. Kandi utararenga urugabano nukuri ntabwo usingira. Murimo
muranyumva neza? Ni ukuri ntabwo ugira ute, ntabwo ubasha gusingira. Imana yacu nihimbazwe. Twabonye ibyatinjije bano bantu ku musozi, ntabwo twabisomyeho, twarabibonye abo twari kumwe ku wa gatanu. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, amina, haleluya. Batinjijwe nuko batizeye imbaraga z'Imana n'imirimo itangaje Uwiteka Imana yakoze. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ngije bagira bate? Tinda kuri uwo musozi, barawuzengurukaga, barahagurutse. Reka dusome, umusomyi mwiza turi bufatanye twihute. Kadusome. Somo uhereye ku murongo wa mbere ku bice bibiri. Gutegeka kwa kabiri ibice bibiri. Urugendo n'intambara baboneye mu butayu. Urugendo n'intambara baboneye mu butayu. Maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ijya ku nyanja itukura. Mose aravuga ngo maze turahindukira tunyura mu butayu, duca ku nzira ijya ku nyanja itukura. Uko Uwiteka yantegetse. Uko Uwiteka yagize ate? Yantegetse. Tuzenguruka umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Tuzenguruka umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Bari bumutse aho bari, baragenda, ariko ngo bagira bate yemwe? Bazenguruka umusozi wa Seyiri igihe kigize gite? Kirekire. Igihe kirekire. Uwiteka arambwira ati, igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije. Nimucyamike mugende mwerekeje ikasikazi. Nimucyamike mugende mwerekeje ikasikazi. Barimutse baragiye. Kandi utegeke abantu uti, tegeka abantu uti, mugiye kunyura mu gihugu cya bene wanyu Abesawu. Aho bari bagiye kunyura mu gihugu cya bene wabo cya Abesawu. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Ariko Imana ibabuza kubakoraho, ibabuza kurwanira icyo gihugu kuko yari yaragihaye Abesawu. Imana yacu nihimbazwe. Haleluya. Aha sinshaka kuhatinda cyane. Simbuka ujye ku murongo wa 13 ukomereze ugere ku wa 18. Ndashaka kukwereka ko kugira ngo urenge urugabano nuko hagomba kugira ibipfa bigashira muri wowe. Nibimara gushira muri wowe uzarenga urugabano kandi uzagira ibyo usingira, uzagira ibyo. Uwiteka ati, yego, nuko nimuhaguruke mwambuke akagezi Zeredi. Uwiteka ati nuko nimuhaguruke mwambuke akagezi Zeredi. Nuko twambuka aka kagezi Zeredi. Nuko twambuka ako kagezi Zeredi. Uhereye igihe twaviriye ikadeshi y'Ibaruneya. Uhereye igihe twaviriye ikadeshi y'Ibaruneya. Ukageza igihe twambukiye aka kagezi Zeredi. Ukageza igihe twambukiye aka kagezi Zeredi. Ni imyaka 38. Yari imyaka 38 bazenguruka ubwo butayu batarenga urugabano. Igeze igihe abarwanyi bacyagihe bose. Kugeza igihe abarwanyi bacyagihe bose bashiriye mu ngando zacu. Bashiriye mu kiyemwe. Bashiriye mu ngando zabo. Uko Uwiteka yari yarabarahiye. Kuko Uwiteka yari yarabirahiye. Aravuga ati aba basuzuguye ijambo ryanjye, ntibemera ko mbagabije igihugu, ntabwo bazigera bagikandagiramo, keretse abana babo bonyine nibo bazagera muri icyo gihugu. Kandi amaboko y'Uwiteka yarwanaga nabo. Kandi amaboko y'Uwiteka yarwanaga nabo. Ngo abarimburire mu ngando zacu. Abarimburire mu ngando zacu. Ageze aho bashiriye. Ageze aho bagize bate? Bashiriye. Bashiriye. Maze abarwanyi bose bamaze gupfa. Maze abarwanyi bose bamaze gupfa. Bashize mu bantu. Bashize muki? Mu bantu. Bashize muki yemwe? Ariko murimo muranyumva? Murimo murakurura aya magambo? Aba barwanyi bose bamaze gupfa.
bagushize mu bantu. Haleluya. Hari ibigomba gupfa muri wowe, hari ibigomba kugushiramo, byamara kugushiramo ukabona ukarenga urugabano. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Ngo aba barwanyi bamaze kubashiramo habaye iki noneho? Uwiteka arambwira ati, uyu munsi ugiye kunyura muri Ari, urenge urugabano rw'Imowabu. Uyu munsi ugiye kunyura he? Muri Ari. Numara kuhanyura urarenga urugabano utajya kurenga, kuko icyakubuzaga kururenga cyamaze kurangira, icyakubuzaga kururenga cyamaze kuvaho, icyakuzitiraga cyakuweho. Dukomere Imana amashyi, kuko hari ibigomba gupfa muri twe, byamara kuvaho tukarenga. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Haleluya. Ese twebwe Bibiliya itweretse ko bariya bari abarwanyi batumviye Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana ituma bazenguruka ubwo butayu kumara iyo myaka bavuze, ariko ngo itegereje ko aba barwanyi bose bapfa bakabashiramo. Bamara kubashiramo bakabona kugira gute yemwe, bakabona kwambuka bakarenga urugabano. Noneho bagatangira kugira gute, Imana igatangira kugira ibyibagabiza, bagatsinda, bakabohoza. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Hari bikikurimo urugabano ntuzarurenga, ntabwo uzabasha gutsinda, ntabwo uzabasha kubohoza ibyawe keretse ibi bimaze gupfa. Hariya bari abantu bagapfa, ariko uyu munsi uragira ngo twebwe dupfa? Nitwe dupfara. Hari ibigomba gupfa kugira ngo turenge urugabano. Turaza kugaruka aho hantu, ariko nsomera Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 5 kugera ku wa 10. Turebe ibigomba gupfa muri twe bijya bitubuza kurenga urugabano, ukimuka ariko ukazenguruka, ntubasha kurenga urwo rugabano ugira ibyawe usingira. Soma Abakolosayi 3 hera ku murongo wa 5 ageza ku wa 10. Nuko noneho mwice ingeso zanyu z'ibyisi, ngo mugire mutayemwe, mwice ingeso zanyu z'ibyisi. gusambana no gukora ibiteye isoni. Ibyo bigomba gupfa muri wowe. Nta muntu uzigera yimuka ngo arenge urugabano asingira amasezerano ye. Ntabwo bibaho. Uzakomeza uzenguruke. No kurigira no kurarikira ibyo bitari byapfa muri wowe nshuti yanjye. Kwimuka uzabiririmba, bazabivuga, ariko ntabwo uzarenga urugabano. Yesu nashimwe. Ndabizi neza ko ubu butumwa butagezwaho abantu batabukeneye, kuko bakeneye ibijyanye n'irari ryabo, ibiryoheye amatwi yabo. Bari buvuga bakavuga amina cyane ko bagiye gushingira, ariko burya ntawisiga atakarabye. Iyo yisize atakarabye aranuka. Yesu nahimbazwe. Yesu nashimwe. Ntabwo tuzimuka ngo tugere aho tugera tutari twihana ububi buturimo. Nibubanza bupfe, nibumara gupfa Imana izaduha kwambuka urugabano, kandi tuzasingira kubera ko izaba iturangaje imbere. Ikizi Yesu nashimwe. Amen. Aravuze ngo ni hape iki? Ingeso
nihapfa ubusambanyi, nihapfa kurigira, Yesu nahimbazwe. Amen. Nihapfa irari rikurimo, bakobwa babandura bakorakora warabazonze, Yesu nahimbazwe. Amen. Haleluya, amina, haleluya. Birasharira ariko mwemere mubyakire, kuko iteka umuti usharira uravura. Mwabaye mute ikize? Yesu nahimbazwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amen. Amina, haleluya. Nagira ngo mbabwire ngo hatari ukwihana, ahatari uguhinduka, ahatari gusa n'Imana, uzabiririmba ariko ubuzima bwawe ntibuzahinduka kugeza izo ngeso zimaze gupfa muri wowe. Komeza nshuti yanjye. n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana, Iyo myifurize yose igomba gupfa muri mwe. ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Ibyo ngo nibyo bizanira umujinya w'Imana batagira gute, abatumvira. Ibyo nibyo byatumye bariya barwanyi bose bagwa mu butayu, bamara gushiramo abasigaye bakabona kwambuka. Imana yacu nishimwe cyane. Amen. Haleluya. Kandi namwe mwabigenderagamo kera, Twese hano bamaze kumenya Kristo twagiraga duteyemo, twabigenderagamo twabigenderagamo kera, ubwo mwahoraga muri byo. twahoraga muri byo. Ariko none mwiyambure ibi byose. Ariko none hari ibyo tugomba kwiyambura bene data, tutagomba kugumana nk'abantu bamenye Kristo nk'umwami n'umukiza, nk'abantu bizeye uyu mwami, nk'abantu hari ibyo tugomba kwiyambura. Umujinya n'uburakari, Ngo iki yewe? Umujinya n'uburakari ugomba kubyiyambura. Wese urashaka kwimuka, ni wowe munyamujinya, ni wowe munyaburakari, ni wowe utajya ubabarira, ni wowe warunze imbohe mu mutima wawe, murora unkwera arimo n'akarangwa arimo urabagendana, harya ngo ubwo ngubwo uzarenga uwo musozi da, uzimuka ugende, urugabano uzarurenga. Ekize n'igomwa no gutukana, igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. ntihakagira amagambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Ntimukabeshane, ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye. ubwo mwiyambuye umuntu wa kera. Ariko abantu barabeshya, bari mu nzu y'Imana, baririmbyi barabeshya, banyamasengesho barabeshya, bavuga butumwa barabeshya, abakozi b'Imana barabeshya. Ngaho uzarenga urwo rugabano ndebe. mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge. Ubwo twiyambuye uwo muntu urangwa n'ibyo, tukambara umushya uhindurirwa kuba mushya kugira ngo agire ate? Kugira ngo agire ubwenge, kugira ngo agire ubwenge, kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. rekereraho. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Dore iyo tumaze kwiyambura ibyo byose ngo tugire ishusho y'iyaturemye, Imana yacu nihimbazwe cyane. Ese ufite ishusho y'iyamuremye azayiburana iki? Hari icyo azayiburana? Yesu nashimwe cyane. Bibiliya irambwira ngo ntacyo Uwiteka azima bagenda batunganye. Ayo magambo ari muri Zaburi ya 84 umurongo wa 12 ku mpera yaho, ngo nta cyiza na kimwe Uwiteka azima bagenda batunganye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nutunganira Imana, nta kimana izakwima, nta kimana izabura kukugezaho. Niwubaha Imana, ibyiza byose biri mu kuboko kw'Imana uzabyakira. Yesu nashimwe. Haleluya. Amina, haleluya. Haleluya. Dusubiye hehe noneho? Dusubiye muri cya gice twarimo
gusoma tuvuye ku murongo wa 18 aho ngaho yababwiriye ngo noneho nimwambuke mugire gute murenge urugabano. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Ibyababuzaga kurenga urugabano rivuyeho, noneho nimwambuke mugire mute murenge urugabano. Ibyo byose nibimara gupfa muri wowe nta kizakubuza kwimuka, nta kizakubuza kwinjira mu masezerano yawe, nta kizakubuza. Ku murongo wa 24 muri icyo gice ugeze ku murongo wa 25 urasimbuka usoma wa 31 kugeza kuri 33 ndakubwira ibikurikiraho. Uwiteka ati nimuhaguruke mugende mwambuke umugezi Arunoni. Uwiteka arababwira ati none nimuhaguruke mugende mwambuke umugezi Arunoni. Dore mbagabizanije Sihoni. Ngwikiyemo umuntu wamaze kurenga urugabano akambuka, Imana igira ibyo imugabiza. Uwiteka agira ibyo akugabiza we. Uwiteka agira ibyo agira ate yemwe, agira ibyo akugabiza. Mana yacu nishimwe, haleluya. Mbagabizanije Sihoni umwamori, umwami w'Heshboni n'igihugu cye. Mutangire kugihindura. Mutangira kugira gute? Imana nitangira kuguha ibyo uhindura, kubera ko hari ibyapfuye muri wowe bitakikirimo. Warenze urugabano, Imana iguhe kugira gute? Kugira ibyo uhindura. Nashimye cyane, haleluya, haleluya, haleluya. Dutangira kugaruza ibyacu. Komeza twumve. Mumurwanye. Ngo ni mumurwanye. Uyu munsi ndatangira guteza ubwoba amahanga yose yo munsi y'ijuru ngo agutinye. Imana itangire guteza ubwoba ibyakurwanyaga kugira ngo bigutinye. Yesu nahimbazwe. Imana itangire kubitera ubwoba kugira ngo bigutinye. Iyo wamaze kugira ibipfa muri wowe umva nta ruhare ubigiramo. Imana niyo ibifitemo uruhare, Imana niyo ikurengera, Imana niyo ikurwanirira, Imana niyo igutabara, niyo irwana intambara zawe. Icyo ukora ni iki? Ntabwo ujya usubira inyuma, ahubwo ukomeza imbere, kuko umunyamaboko akurangaje imbere kugira ngo agutsindishirize. Ntabwo usubira inyuma. Ngo iragira gute? Bazumva inkuru yawe bahinde umushyitsi. Bazagira bate yemwe? Bazagira bate? Bazumva inkuru yawe kandi bazahinda umushyitsi. Inkuru yawe bazumva ni iyihe? Nuko utajya usubira inyuma, ahubwo urimo kujya imbere. Aho ujya hose uratsindishirizwa, ibikuri imbere binesherezwa imbere yawe. Abazumva inkuru zawe bazahinda umushyitsi, kubera ko hari icyo Imana yakoze. Ubatere kubabara cyane. Abanzi bawe ngo bizabatera kubabara cyane. Yesu nashimwe. Bizabatera kugira gute? Bizabatera kubabara cyane. Imana yacu nihabwa icyubahiro. 31 kugeza 33. Uwiteka arambwira ati. Uwiteka arambwira ati. Dore ntangiye kukugabiza Sihoni n'igihugu cye. Ntangiye kukugabiza Sihoni n'igihugu cye. Tangira. Numara kurenga urugabano, ndakurahiye hari ibyo Uwiteka azakugabiza, kandi uzabirwanya ubitsinde, kandi uzagaruza ibyawe. Ibyo kagungu zariye bizagaruka, ibyo umwanzi yamize bunguri Imana izabimuhubuza mu nda ibigarure ku buzima bwawe. Hari amateka azahinduka ku buzima bwawe. Dore ntangiye kukugabiza Sihoni n'igihugu cye. Tangira kugihindura ubone kukigira gakondo. Tangira kugihindura ubone kukigira gakondo. Hari ibyo tuzahindura bibe gakondo yacu, kubera ko hari ibyamaze gupfa tukarenga urugabano. Maze Sihoni adusanganiza ingabo ze zose iya hasi. Ngo aturwanirizeyo. Turwanye Uwiteka Imana yacu iramutugabiza. Uwiteka Imana yacu
reka nkubwire ngo urugamba si urwawe, urugamba ni urw'Uwiteka Imana yacu. Imana niyo izakurengera, Imana niyo izakurwanirira, Imana niyo izabohoza ibyawe ibigarure ku buzima bwawe. iramutugabiza tumwicana, Imana iramutugabiza, tugira gute? tumwicana n'abahungu be n'abantu be bose. 33 urayishoje? Yes. Urayishoje? Nayisoje. Simbuka noneho jya ku bice bitatu murongo waho wa 4. Ndashaka kwihutisha aya magambo, iminota yanjye itararangira ngira ibyo mbabwiraho ku ruhande rwanjye. Icyo gihe dutsinda imidugudu ye yose, Icyo gihe dutsinda imidugudu ya yose, nihagira umudugudu wabo tudatsinda. nihagira umudugudu wabo tutagira dute? Tudatsinda. Ariko ibi babiheshejwe n'iki? Dusubira inyuma dutekereza neza. Babiheshejwe nuko hari ibyamaze gupfa bigashira muri bo, bimaze kubashiramo babasha kurenga urugabano, noneho barakomeza. Ntabwo bigeze basubira inyuma, ntabwo bigeze bongera kwizengurukaho, ahubwo bagiye imbere ari abatsinzi no kurushaho. Mana yacu nishimwe. Haleluya. Amen. Amina. Haleluya. Yari imidugudu 60 yo mu gihugu cyose cya Arugobu, ubwami bwa Ogi bw'i Bashani. Murongo wa 4 wawurangije, soma wa 10. Namwe muzisomere di. Dutsinda imidugudu yo mu kibaya yose. Wa 10 uravuga ngo dutsinda, ntabwo batsindwa ahubwo baratsinda. Imana yacu nihimbazwe. Ntibatsinda, ntabwo batsindwa ahubwo ni abatsinzi. Kubera iki? Hari ibyapfuye, barenga urugabano, Imana ibarangaza imbere kandi baha imbaraga zo gutsinda babisha babo. Ndagira ngo nkubwire ngo nihagira ibipfa muri wowe bikavamo, Imana izakurangaza imbere gutsinda babisha bawe. Uzagera kure, ntabwo uzagarukira hafi. Yesu nashimwe. Haleluya. Dutsinda imidugudu yo mu kibaya yose. Dutsinda imidugudu yo mu kibaya yose. Ni Geriyadi yose. Ni Geriyadi yose. Ni Bashani yose. Tugeza Sareka no muri Edureyi. Baratsinda gusa. Imidugudu yo mu bwami bwa Ogi. Kandi suko baba batarwanye, barwanye ariko ntibatsindwa. Baratsinda gusa kuko batsindishiriza bari kumwe, abarangaje imbere. Ndagira ngo nkubwire ngo humura n'ukuri. Ntabwo uzatsindwa, ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzahinduka urw'amenyo. Oya, Imana ikurangaje imbere kugutsindishiriza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Murongo wa 10 wawushoje. Bazasome nabo bumva uburyo batsinze. Simbukira ku wa 12. Nuko icyo gihe duhindura icyo gihugu. Ngo nuko icyo gihe tugira gute? Turahindura. Imana igira igiguha guhindura nukuri. Duhindura icyo gihugu. Igihugu giherereye kuri Aruweri, iri mu mutwe w'igikombe cyo kuri Arunoni, n'igice kingana n'ikindi cy'igihugu cy'imisozi cy'Geriyadi. Aho barimo baratsinda, soma ku wa 14. Barimo baratsinda, barakwereka intsinzi yabo. 14. Yayiri umwuzukuruza wa Manasi ahindura igihugu cya Arugobu ngo Yayiri umwuzukuruza wa Manase. Haleluya. Amina. Haleluya. Wagira ata yemwe barahindura. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Agira hahindura, amaze kuhahindura habahe arahiyitirira. Hari ibyawe bigomba guhinduka bikaba ibyawe bikakwitirirwa. Kaba abantu mbagira ntera. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Barahahindura bigenda bite? Ageza ku rugabano rw'abanyageshuri n'abanyamaka,
yiyitirira imidugudu y'Ibashani ayita imidugudu ya Yayiri uko yitwa na bugingo n'ubu. Arayihindura, maze kuyihindura ariyitirira iyitwa Yayiri. Imana yacu nihimbazwe. Ibyo tuzahindura bizaba ibyacu kuko Uwiteka azaba biduhesheje. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Haleluya, amina, haleluya, haleluya. 18 abamaze guhindura bamaze gusingira ibyabo ngo abategeka ngo ikidi. Uwiteka Imana yanyu yabahaye iki gihugu kugihindura. Umva yewe, numara gusingira ibyawe ukabihindura uzagira abandi urwanirira kugira ngo nabo bahabwe gakondo zabo. Mana yacu nihimbazwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Uzagira abandi urwanirira kugira ngo nabo bagire ibyabo basingira. Arabategeka kuko bo bari bamaze kubona uburuhukiro babonye ibyabo. Ababwira ngo ikirata, intwari mwese mwambuke, intwari mwese nimwambuke, mujye bene wanyu Abisiraheli imbere, mujye bene wanyu Abisiraheli imbere, mufite intwaro. Imana nimara kugutsindishiriza, Imana nimara kuguha ibyawe, Imana nimara kubiguhagarikamo, ntuzibagirwe bene wanyu. Uzajya imbere nk'intwari ubarwanirire kugira ngo nabo bagire ibyabo basingira. Haleluya, Amen, amina, haleluya. Arababwira ngo intwari mwese nimujye imbere ya bene wanyu Abisiraheli. Ngo bigende biteda, ariko abagore banyu n'abana banyu bato, ariko abagore banyu n'abana banyu bato n'amatungo yanyu, n'amatungo yanyu, dore ko mufite na uzi menshi, yuko mufite benshi, bari bamaze kugira menshi, basigare mu midugudu yanyu. aravuga ngo bo nibasigare hehe? Mu midugudu yanyu bahaye, basigare mu byanyu, basigare mu midugudu yanyu. mugeze aho Uwiteka azahera bene wanyu kuruhuka nk'uko yakubahaye, namwe bagahindura igihugu Uwiteka Imana yanyu Imana ibaha. niguha kuruhuka, waramaze guhindura ibyawe ubihagazemo, ntuzibagirwe bene wanyu, uzabarwanire kugira ngo nabo bagire ibyabo bahindura babijyemo babashe kuruhuka. Mana yacu nihimbazwe, Yesu nashimwe cyane, Yesu nahimbazwe. Haleluya. Intego wayumvishije, hari ibigomba gupfa kugira ngo turenge urugabano. Imana yacu nihimbazwe. Nitumara kurenga urugabano, Imana igira ibyo itugabiza, kandi nibitugabiza tubashe kubitsinda, tubashe kubohoza ibyacu. Imana yacu nishimwe. Haleluya, amina, haleluya, haleluya. Ubu ubona